watangira noneho byagenze bite aho mwe mwari mutuye byaje kugenda gute kugira ngo mugere hano uko dutuye twari muri inzu yagiye hafi kuba ikibazo akavuga ngo nyuma y'amafaranga yongera amezi menshi noneho mama agenda azana icyangombwa yishyuraho amafaranga y'inzu barakimwereka abayobozi b'umutwe ntibabyitayeho baraje badushyira hanze noneho nko mu saa sita z'ijoro baragaruka bavuga ngo ntabwo twarara hanze kuko mama yagiye kurega yatanze ikibazo batujyanye kurara mu murenge turaharara bukeye batuzana muri iyi nzu akoranye badukodeshereje hari muri wikendi batubera baza kutureba ku wa mbere batuzaniye ibyo kwifashisha mu rugo ku wa mbere hageze ntibaza bahamagaye ko umuyobozi yari yakigiye nimero arambwira ngo nta kintu kindi cyo kumufasha gusa badushyize mu nzu kandi inzu badushyizemo ntabwo baduha amazi kandi n'amafaranga ugura amazi dufite noneho hashize n'icyumweru umuyobozi araza aje kureba uko tubayeho abona nyine nta kintu dufite asubira arambwira ngo azambwira n'abayobozi bazagaruka ariko wa gatandatu umuyobozi waje ninde ntabwo nzi izina rye nta nubwo uzi aho ayobora ku murenge wa Gisozi komeza noneho araza abibonye nyine arambwira ngo ejo ngazaza hari mu minsi y'icyunamo ngaravugana n'umuyobozi ngazagaruka ejo icyo gihe ntabwo araza none se kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu mubayeho umuti ubu ngubu ni uko batubwiye ngo bazaza kutureba tukabona mbere haje n'ariko cyo guteka dufite hafi n'iminsi kuko nabona barabona wanjye nzagiye kubica aragenda akajya ajya mama yakora akazi ko gufora nyine baje bakama imyenda nayigura bakaba amafaranga rimwe na rimwe bakanakabura tukabura ibyo arabwiye barumuna bawe se baracyabasha kujya ku ishuri bajyayo hanyuma se abo bayobozi baje kubimura bari bande ni abayobozi bo ku murenge mu bwa mbere nari mbabonye ariko hari harimo na bamwe muri abo ngabo badusohoye mu nzu none se bababwiye ko iyi nzu bazakomeza kuyibakodeshereza bishyuye ukwezi kumwe ubu kandi kugiye kurangira bishyuye ku ya mbere ubu ngubu ku ya mbere uko gatanu kuzana ko yarangiye none se ubuzima mubayeho mumeze gute wasobanurira abantu batwumva badukurikiye ko mubayeho gute tubayeho nawe none se jyewe nta kazi ngira kandi nari ndi umunyeshuri urumva nyine iyo nabuze nyine nk'umuntu umbwira ati ubu iki ngiki ngo amafaranga ababwira amafaranga birababaje none se mubona bizagenda gute natwe nanjye mbona nta kundi kuko uku kwezi nikurangira se niba ntagushobora muri iyi nzu hari ikintu mu by'ukuri hari ubufasha mukeneye ubufasha mukeneye buteye bute sobanurira abatwumva ubufasha mwifuza ubufasha dukeneye ubwa mbere nuko mama babanza bakamurenganura kuko baraje bafata inzu twabagamo bayikuraho urugi barangiza baradusarura kandi mama nta n'umuyobozi urimo ubyitaho baravuga ngo ibyo byararangiye ibyo ngibyo kivuyeho nanone ko kuguma muri inzu turimo ubundi nibagisohoramo n'ubundi urabona amaherezo n'ubundi tuzarara hanze ubundi bufasha abantu hano ko badukodeshereza bakajya banadufasha nyine mu bindi bisanzwe byo mu rugo tubashe kumutwika uravuze ko babasahuye mu buhe buryo twabaga turi mu nzu ko ntiyari ikinze
bwa mbere umunsi wa mbere bakuriho urwo rugi mama yari afite telefone nini ya taci barayitwaye ibintu byose nta na kimwe yabana ngo byumvikane n'ibikoresho byo mu nzu bisanzwe nijoro kuko habaga hadakinze hariya mu budoro umuntu wese ubizi kuko hakunda kuba hari abantu b'ibirara barazaga bakabitwara. urashaka ko mama abanza akarenganurwa ibintu bamwibye ubu se ubona yarenganurwa nande? niba abayobozi iki kibazo bari bakizi bakaba batacyitaho urundi rwego wifuza ko byageraho ni uruhe? abayobozi bambona baba barabiciye amazi kuko umuyobozi w'umuyobozi njyewe nibona ukuntu umuyobozi yaza agafata ibintu by'umuntu bakabisohora hanze mama atanahari none babikoze mama adahari ariko duhari yaje nimugoroba asanga biri mu muhanda inzu bayikinze batanamutegura byibuzwa niyo babanza bakamuteguza bikomeza yabanza bakamuteguza wenda bakabanza bakanareba ikibazo kiri mbese niyo umuntu yaba atishyuye niyo byaga agafata inzu akayikuraho ubundi akayikuraho amabati ibintu byose bikanyagirwa bigapfa ntibagire abayobozi ibyo n'ubwo icyo kibazo ntibacyitaho ngo baraje bahita badusohora kandi twari twarishyuye. yego ndabyumva. ubundi bufasha mwaba mwifuza ni ubuhe? ubundi bufasha nk'uko wenda bari batubwiye ngo badushyira mu nzu barangiza baduhe n'ibyo gutera none ntacyo baduhaye kuva muri uko kwezi kugiye kurangira umunsi batubwiye muri iyi nzu baruzuye ibiro by'akawunga n'ikiro cy'umuceri n'amakara yatubase birangirira aho ngaho nyine rero baradufashije. bitoroshye. mukaba mwifuza ese ibya minerivare barazishyuye cyangwa gusa umuntu yaba atanagura ibyo kurya akakwishyura amafaranga y'ifuza. ese muba mu kihe cyiciro? ni icya kabiri. cya kabiri. urumva mukeneye ubufasha bw'ubutabera mukaba mukeneye ubufasha bwo kubona ibyo kurya n'ibibatunga n'imyambaro. abandi nta kindi batubwira? wowe hagati nta kintu wavuga? bakabafasha mukabona ibyo kurya mukagira naho kuba. bikaba byarabahungabanyije kuba mwari mubaye mu nzu idafite umuryango. ubu se nyiri iyi nzu we muramuzi? ahangaha twamaze icyumweru twagera ku muhanda tukareba yitwetse ntabwo twari tuyizi urabona ko hano hantu ari kure ugereranyije n'aho twabaga. ahantu se mama arahazi? namuzanye n'ingari nijoro nabwo mwinginga mba ntabwo n'ubu yamenye n'inzira ihazi. yavuze ngo se ahantu batuzanye ahantu kure noneho kujya ku ishuri abangabo biga hariya kuri kariyeri hamwe ruguru y'urwibutso numva ni ukuzinduka cyane kugira ngo bagere ku ishuri. bakagenda batabona icyo kurya bameze nabi. ese muri ino minsi yenda bagiye ku ishuri saa sita se nk'ubu ngubu nta kintu na kimwe dufite kandi n'ubu ntabwo yajya batera umunsi w'inkongi bikagenda yakora umuntu wamuha akazi ko gufura wenda ashobora kuza akabonye yenda yakuramo icyo gihumbi tugahaha ariko ejo nyine